rwose murigira inyuma ufashe maze ibirori byacu bize kugenda neza. Turasaba wese kugira ngo gahunda zikomeze zigende uko zateganyijwe. Umuyobozi uyoboye bukatwigisha kureka irari ry'isi, bukatwigisha kujya twirinda kandi tukiranuka, ndetse ibyo tukabikora twubaha Imana mu gihe cya none. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ariko kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'Umukiza, watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugire ishyaka ry'imirimo myiza Imana yacu ikomeye. Ubuntu buzanira abantu bose agakiza bumaze kuboneka, butwigisha kureka kutubaha Imana, bukatwigisha kureka irari ry'isi, bukatwigisha kwirinda dukiranuka kandi tubaha Imana, ariko ibyo tukabikora dufite ibyiringiro by'umugisha. Ibyiringiro by'umugisha ni ibihe? Ni ibyo kuzamuka mu Mwami wacu ari we Yesu Kristo, uyu waducunguye akatuvana mu bugome bw'umwanzi, akaducungura kugira ngo twitwe abana b'Imana. Izina ry'Imana riraducunga. Uyu mugoroba dufite icyigisho kiri kutubwira ngo uwitwa Ndiho yagenje ate? Uwitwa Ndiho yabangamyeho. Mfite ubutumwa bw'umugabo witwa Ndiho ngiye kubabwira. Uwitwa Ndiho yabangamyeho. Dusenga Imana. Data mwiza, ndakukunda hamwe. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye bwabanye natwe, ndetse tugushimiye ibyo tugire neza ukatuzana mu twitira izina ryawe muri umugoroba. Uhabwe icyubahiro. Tugiye kubumbura ibyanditswe byera, reka twumve ibyo ugiye kutubwira binyuze mu ijambo ryawe, maze uturishe imitima yacu utange agakiza kawe. Ubidushoboze mu izina rya Yesu. Uwitwa Ndiho yabangamyeho. Abari gukurikirana imbuga nkoranyambaga muri kureba ibyabaye muri leta ya California. Yego, habaye iki? Hari kugenda gute? Inkongi y'umuriro yanditse muri leta ya California. Abafite igitabo kiba mu minsi y'imperuka ndetse n'ivugabutumwa, mujya gusoma ibintu umuja w'Imana yanditse bigomba kuzaba muri iyi ikomeye kandi umujyi wa California, uriya mujyi wa Los Angeles nawo yawuvuzemo. Ibyo nimubibona mugire icyo mutekereza. Abafite Bibiliya mujye gusoma Matayo 24. Niyo mpamvu mfite ubutumwa bw'uwitwa Ndiho. Uwitwa Ndiho yabangamyeho. Mufate Bibiliya turebere hamwe isomo ry'igitabo cyo Kuva igice cya mbere. Mu gitabo cyo Kuva igice cya mbere murongo wa 8. Muri Egiputa higa undi mwami utarigeze kumenya Yosefu. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro guhera ku gice cya 38 ugafata amateka ya Yosefu, uburyo yanditswe na bene se, uburyo yageze muri Egiputa, uburyo yakunzwe, uburyo abaye umuntu ukomeye, byageze ubwo umwami wa Egiputa asaba yuko ise wa Yosefu na bene se bose baza gutuzwa muri Egiputa. Kuko Yosefu yagiriye Egiputa umumaro ukomeye, ise na bene se bajya gutuzwa mu gace kitwa Gosheni, baratura babaho ahantu habagwa neza. Maze kuko Yosefu yakomeje kugenda bigira akamaro, agiye gupfa yasize abwiye bene se yuko Uwiteka azabagenderera. Aravuga ngo nubwo muguwe neza muri iki gihugu ntabwo ari icyaha, Uwiteka azabagenderera abasubize mu gihugu yarahiye ko azabasubiza abantu. Ni igihugu cy'amata n'ubuki i Kanani, amagufwa yanjye muzatware mujye kuyahanga iyo ngiyo.
yarangije kubimenya, byarashakaga yuko abimenya ariko ntiyifuza kubimenya, arangije yifuza kuzimanganya amateka ya Yosefu yose muri Egiputa. Niyo mpamvu umwanditsi w'iki gitabo yanditse ngo muri Egiputa hirinde undi mwami utayigeze kumenya Yosefu. Nuko abwira abantu be ati, dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, buturusha n'amaboko. Ikibazo uyu mwami yaje kugira, yaje kureba abona Abisirayeli bahindutse ubwoko bukomeye, ubwoko bufite imbaraga, ubwoko bwo kugwira no kugenda bwiyongera kuruta Abanyegiputa. Nuko uwacu utwereka inama uyu mwami wa Egiputa yagiriye abo yarayoboye. Yarababwiye ati, nimuze tubashakire ubwenge, be kugwira bakazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Aba bantu bagiye kuba benshi, dufite abandi hirya no hino, nihari intambara bazifatanyiraho baturwanya. Bityo rero ni munsi dushaka ikintu cyatuma ubwoko budagwira. Roma 11 nicyo cyatumye habaho abo kubatwaza uburetwa ngo baba babishe imirimo iruhije. Habaho abo kubatwaza uburetwa baba barisha imirimo iruhije cyane, babakoresha imirimo y'uburetwa, bakoraga imirimo ikomeye yo kubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo, umudugudu wa Pito ndetse na Ramasesi. Iyi midugudu yubatswe n'Abanyayisirayeli cyangwa se yubatswe n'abo mu rubyaro rwa Yakobo batabishaka, bayubaka bakoresha uburetwa. Roma 11:12 uratangaje cyane. Umugambi umwami wa Egiputa afite ni uwo gutuma Abisirayeli bagabanuka, no gutuma batakomeza kororoka, no gutuma bacika intege. Roma 12 uratangaje, aravuga ngo ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira ndetse no gukwira. Uko bashagaho kugeza gute kubababaza, niko barushagaho kugwira no gukwira. Bafite umugambi wo kubarinda, bafite umugambi wo kubamaraho no kubakiza, ariko kuko ari ubwoko bwatoranyijwe. Uko bashobora kubabaza, niko bashobora kugeza gute kugwira. Uko bakora imirimo ivunanye, uko bakora amatafari, uko bakora imirimo y'ubuhinzi, Abisirayeli uko bashobora kongera imbaraga bagahabwa imbaraga, maze basanga abantu bafite imbaraga zikomeye cyane, bajya kubyara bakabyara abana bakomeye. Haleluya. Nuko Abanyegiputa bibanyobeye bahitamo kwanga Abisirayeli urunuka. Abanyegiputa banga Abisirayeli urunuka, bamaze kwanga urunuka bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwobo, uburetwa bw'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Barabakubita babumba amatafari, abandi babajyana mu mirimo barahinga, abandi bajya kububakisha, kandi ibyo byose bakabikora bakubitwa. Reka mbabwire inshuti zanjye, ibi byose byabajwe n'urupfu rwa Yosefu. Abisirayeli bakoresheje uburetwa, nyamara aho kugabanuka barushagaho gukwira ndetse no kugwira. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Itorero ry'Imana mu gihe cy'akarengane ka mbere, mu kinyejana cya mbere, itorero rya Kristo ryahuye n'ibibazo nk'ibyo Abisirayeli bahuye nabyo mu gihugu cya Egiputa. Nyamara mu karengane gashishana kakoreye itorero ry'Imana ku ngoma y'Abaroma, Satani yari agamije gutsembaho buri torero. Ariko reka mubwire, uko barushagaho kubatoteza niko barushagaho kugwira. Amaraso y'abera yari imbuto z'Imana. Nari mbazo kwa gitoki inama rikomeye kumugoroba, nsoma cyane akarengane kakorewe itorero rya mbere. Abagore b'impa muri ako karengane bahagaraga bashikama ngo baherekezaga abagabo babo bagiye gutwikwa bakagenda. Nuko igihe baba batwika,
abagore b'ingwa ariko bagahagarara iruhande rw'abagabo babo bakaba ari ibintu zo kunesha. Nuko maze umugore agataha agatunga umugabo wanjye ahinduka abaturage. Muri icyo gitabo cy'inama niko muzasoma abakobwa baba bafite kwizera muri icyo gihe ngo bagendaga bagiye gutwikwa ngo bakagenda baririmba indirimbo bwiza bari mu birori, bakagenda ngo bambaye neza banezerewe nk'abari mu munsi wabo wo gushingirwa, ngo baryamishwaga mu mva baje kubahamba bari bazima bafite umunezero w'umukobwa washyingiwe abafite. Yesu ashimwe. Uko barushaho kubabaza niko itorero ry'Imana ryarushaho kubabaza. Amaraso y'abera yabaye imbuto zera bityo n'uyu munsi itorero rya Kristo ntabwo ryasize riracyari. Yesu Kristo yakomeje kuribera ubuyobozi. Rero abonye ko atsinzwe, Satani yahinduye umugambi. Ubu rero ntacyo bwigeze butwarwa kubw'Imana. Uko barushagaho kubabaza niko barushagaho kugwira cyane. None se nshuti zanjye, Satani n'icyo yagombaga gukora? Dusome umurongo wa 15. Umurongo wa 15, hariho ababyaza. Abonye kubatoteza bidatanze umusaruro, ahita ahindukira mu babyaza. Hari ababyaza b'abahererakazi, umwe yitwaga Shifura, undi yitwaga Puwa. Mw'Abegiputa arangije ababwira ati, nimubyaza abahererakazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuga umuhungu mujye mumuhotora, ariko nawe umukobwa murekabeho. Navuga umuhungu ageze ate, nawe umukobwa ageze ate. Satani niwe wari watanze iri tegeko. Satani aho yari yicaye yibutse neza yuko ijuru ryategwa yuko hazaza umucunguzi, kandi umucunguzi ko azavugira mu isi akavuga atari umwana w'umukobwa ahubwo ari umwana w'umuhungu. Satani yibwira yuko abarya Abisirayeli muri Egiputa ari umucunguzi azavuka, maze kubwo kugira ngo azimanganye umugambi w'Imana yatanze iri tegeko ryo kwica abana bose b'abahungu bavugaga muri icyo gihe. Mu kongera umwami ngo yice abana, yibwiraga yuko umugambi w'Imana uzaburizwamo, ariko Imana ishimwe cyane, ntabwo umugambi w'Imana agombaga kuburizwamo. Maze igihe gikwiriye gisohoye kugira ngo umugambi w'Imana usohore, uwitwa Mose arapfa. Mose yavutse mu gihe hari itegeko ryo kujugunya mu ruzi umwana w'umuhungu wese wabaga wavutse. Ise wa Mose yitwaga Aburamu, naho nyina akitwa Yokebedi. Aba babyeyi bizeraga Imana, kandi bizeraga yuko igihe kizagera maze ubwoko bwa Isirayeli bugatahuka bukava mu buretwa bugataha iwabo i Kanani. Abisirayeli rero bari basangiye ibyo byiringiro n'ababyeyi ba Mose yuko igihe kizagera barangiza bagataha. Bityo abo babyeyi biyemeje ko uruhinja rwabo rumara kuvuka badakwiriye kurwica, ahubwo bayangije baharamagara. Abayobora igice cya 23 hatwereka ko kwizera ariko kwatumye Mose ariko n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ko ako kana ari keza ntibatinya itegeko ry'Umwana. Haleluya. Kuko kwizera babonye uyu mwana baravuga bati nta wande, reka duteye kumujugunya, reka tumwishe amezi 3. Maze nyuma y'amezi 3 Mose yajyanywe ku mugezi, ajugunywa mu rufunzo, ari mu gatebo nyina yambaye. Maze mushiki we witwa Miriyamu ahabwa inshingano yo kumucungira hafi ngo amenye ikimubaho. Nuko kubw'igitangaza cy'Imana, igihe umukobwa wa Farawo yaramutse agiye ko agiye kubona abona ku gatebo keza cyane, arangije aragakura. Abamarayika b'Imana bakomeje kugenda babungabunga urwo ruhinja rudasanzwe. Maze Miriyamu ari aho ngaho akitegereza, aramwegera amubwira ati, reka nje kukuzanira umuyoboro w'akazi wo kukurerera, maze kubw'umugambi w'Imana iri tegeko
gukundwa n'ibihe ibyo ari byo byose. Miriyamu yarirukanse ajya kuzana nyina wa Mose, maze nyina wa Mose ahinduka umugezi wa Mose. Nuko Mose yamaze kujya mu biganza by'umubyeyi we, yamwigishije ibintu bitatu. Hari ibintu bitatu by'ingenzi nyina wa Mose yamwigishije. Nyina wa Mose yigishije Mose kubaha Imana. Yamwigishije kubaha Imana kuko bari bazengurutswe n'imana z'Abanyegiputa, ibigirwamana. Nyina wa Mose kandi akaba yari azi neza yuko amufite mu gihe kingana n'imyaka 12 gusa. Iyi myaka yayikoreshejeho uburyo budasanzwe, arangije amwigisha kubaha Imana yo mu ijuru. Yajeretse ubugoryi ndetse n'icyaha cy'urusengero rw'ibigirwamana, kandi arangije amwigisha akiri muto kwicisha bugufi, agasenga Imana nzima yo yonyine ashobora kuzamwumva kandi ikamubwira byose. Rero aravuga ati rero mwana wanjye mubwire, ibigirwamana bituzengurutse ntabwo ari Imana nzima, ahubwo mu ijuru hari Imana, kandi Imana itubisenze ibyo dukeneye byose. Nuko Mose akura asenga Imana yo mu ijuru. Icya kabiri, yamwigishije gukunda ukuri kuko yarabitegereje akabonamo umutware wo mu gihe kizaza. Nyina wa Mose yamwigishije gukunda ukuri akanga akarengane, bityo Mose yari umuntu ukunda ukuri. Kandi icya gatatu, yabaye umuntu ukunda ubutabera. Ibintu kandi bitatu yagiye ku birenge byayo. Ubwo rero Mose yari ibwami, nyuma y'imyaka 12, igihe kigeze imyaka 12 irangiye, nyina wa Mose azatubara umwana wanjye, ibyo nagomba gukora byose nari gukoreye, uzamenye urumuheburayo ntabwo Umunyegiputa, ariko ugiye kuva hano ugende ujye ibwami, ariko ibyo nakwigishije uramenye. Nuko maze nyina wa Mose na Mose basezeranaho. Mose ava mu kazi k'ifundi, ava mu buretwa, arangije ajya ku bwami mu nzu z'ibwami. Ajya kuba mu nzu z'ibwami, igihe yari ibwami ntabwo yigeze ateshwa ku byo yari arimo akiri muto. Ibyo yigishijwe na nyina ntabwo yigeze abyibagirwa. Niyo mpamvu Dawidi na Salomo yanditse mu migani mu gice cya 22:6 ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azanira asaza atararira. Reka mbabwire ibintu bitangaje, ibyo mwigisha abana kuva bageze kugeza ku myaka 12, ibyo bibarera bikabaremamo abo bazavamo. Niba bazavamo abagabo bazima, niba bazavamo abagore bazima, ku myaka 12 n'apfapfana. Yesu ashimwe. Ku myaka 12 urugero ni Mose. Biriya bitatu bitatu gukunda Imana, gukunda ukuri ndetse n'ubutabera, byarenga bimukingira ubwibone, byarenga bimukingira ubuhemu, byarenga bimukingira ingeso mbi. Ibyo byose byari byarahabwe yari ibwami Mose yaraye. Byakozwe n'umutegetsi cyangwa karindwi baba kugenda kabiri bora bivuzeho, arandika ngo nuko Mose yigishwa ubuhanga bwose bw'Abanyamisiri, abikirangire mu byo avuga no mu byo akora. Y'amagambo yavuzwe n'uwitwa Stefano igihe yisobanuraga ajya guteka amabuye. Mose yigishijwe ubuhanga bwose bw'Abanyamisiri, arangije abikirangire. Abamarayika b'Imana babanaga na Mose buri munsi, bakamuha amabwiriza ya Yehova, bakamubwira yuko atoranyirizwa kuzamura ubwoko bw'Abisirayeli muri Egiputa. Maze ibi bituma Mose yiyumvamo yuko azakura Abisirayeli muri Egiputa akoresheje imbaraga za gisirikare. Byatumye ibyo yigishwaga abikunda cyane. Imbaraga ze ziragwira, aba umuhanga ukomeye mu bya politike, aba umuhanga ukomeye mu bya gisirikare, aba umuhanga ukomeye mu by'imico, aba umuhanga ukomeye mu by'imibanire n'abandi. Maze bituma umwami wa Egiputa amugira icyizere, bituma amuraga kuzamusimbura, kandi umwami wa Egiputa yari ari umuhungu. Maze kuko amufataga nk'umwuzukuru we, aravuga ati uyu nguyu niwe uzansimbura.
Abisirayeli bakuye uwitwa Ndiho yarahari. Izina Ndiho ni izina ry'Imana ishobora byose. Yitwa Ndiho, yitwa Uhoraho, yitwa Uwiteka, yitwa Yehova, yitwa Yahwe, yitwa Imana Data, n'andi mazina menshi Imana yaturemeye. Mose imibereho dushobora kuyigabamo ibice bitatu. Amaze imyaka 40, avutse yaragiye asanga Abanyegiputa barimo gukubita Abisirayeli, nuko arangije arabakiza yica Umunyegiputa, maze arangije amushikura ntabwo amufashije. Nuko Egiputa asubiyeyo asanga Abisirayeli barimo bararwana, agize ngo abagize warenganya undi, aravuga ati ugiye kunyica kuko wishe Umunyegiputa. Maze uragenda ngo yageze kandi barongeye muri bikaka, bituma umwami ategura umugambi wo kwica Mose. Mose aramwegeraho. Icyo cyaka cy'ubuzima bwe ni imyaka 40 ari Midiyani ari umushumba. Uwari urabizi yuko azacungura Abisirayeli akoresheje imbaraga za gisirikare, none hari umushumba arajya akajya yirinda inyuma y'intama ziragiye, aziragira imyaka 40 ugahise imyaka 40 ugasana cyane icyo cyizere cyo kuzacungura Abisirayeli akoresheje imbaraga za gisirikare. ngo yumvaga azagenda agategura ingabo z'Abisirayeli akazifuza kuko ari umuhanga mu bya gisirikare, barangiza bagatera ingabo z'Abanyegiputa. Imyaka 40 ibyo byinjira cyane kuva igishaka cyo kurwanya. Igihe Mose yari Midiyani hari ibintu byabaye bidasanzwe. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetro sebukwe, kandi sebukwe ari umutangiye Midiyani. Nuko arangije kurukiriza umukumbi nyuma y'ubutayu, arangije ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Haleluya! Nubwo yari aragiye umukumbi w'intama, Mose nta handi yagiye ku musozi w'Imana. Ajya ku musozi w'Imana yagombaga kuhahurira n'Imana. Nuko amaze kuhahurira n'Imana, Imana imwiyereka iri mu gihugu cyaka ariko kidakongoka. Nuko Mose arangije ashirika ubwoba aratambuka ajya kureba ibiri kuba. Nuko umurongo wa 5 Imana amubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko uhagaze aho ari ahera. Kwicisha bugufi no kubaha Imana reka ko ariyo myitwarire igomba kuranga abaje imbere y'Imana. Mu izina rya Yesu tubasha kuza imbere y'Imana natwe twikanga, imbere y'Imana natwe dutinya, tukaza uko turi kose, nyamara ntitugomba kuyihinguka imbere twifashe uko twishakiye, twibwira ko ahari ari Imana itabasha kugira icyo dutwara, twibwira yuko ahari ari Imana iri ku rwego rwacu. Hari abaza mu rusengero bageramo bakaza bakubita inkweto, aho ujya kwambara akagera gukubita inkweto mu biro byo kwambara. Ese ashobora bagera mu rusengero ugasanga bakubise ikiganiro bagakubita agatwenge bagaseka. Iri somo ritwereka kwicisha bugufi gukomeye imbere y'Imana. Maze aravuga wikwegera aho hantu, kwetura inkweto zawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Mbega uburyo abakristo bo muri iyi minsi twitwara mu rusengero rw'Imana. Nuko Uwiteka aramubwira ati ni ukuri ngombwa kubabara k'ubwoko bwanjye muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Ngubu ubutumwa ndiho yarazanye, ndavuga ati aho nicaye ni mu ijuru ntabwo nabimye amaso, ahubwo
n'umunani kandi mpanura no kubakiza mbakure mu bamwe b'abanyegiputa mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kandi kigari. Izina ry'Imana rihabwe murongo wa 10 nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Kubitwa niho abwira Mose atumva kuko ibyo byose nabibonye ngwino ngutume muri Egiputa nurangiza ukure ubwoko bwanjye muri Egiputa nurangiza umuzane ubujyane mu gihugu nateguye ko nzaba. Mose rangije atekereza ingorane azahura nazo, atekereza ubuhumyi, atekereza ubujiji ndetse no kutizera k'ubwoko bwe, maze benshi bari bagiye Imana kwibaho, maze Mose atangira gushidikanya abaza ibibazo. Nta nubwo nzi no kuvuga ngo ubuzima bazabwirwa n'iki ko ari jyewe watoranije, ngo none Mana murabizi ngo n'ururimi rwaho nararwibagiwe ngo niyo mvuga ndatinda. Imana yamubwira ngo wahungukirije mwene se witwa Aroni. Icya kabiri Imana yamukoreye kugira ngo ibereke n'umutume, yamukoreye ibitangaza, yamubajije ngo ifite inkoni yijugunye hasi, ayijugunye hasi inzoka ngo zarasimbuka ati ngaho ujya wifata iyi inkoni itangiye kuza. Iki ni ikimenyetso cya kabiri. Yaramubwira fata ikiganza cyawe ugishyire mu gituza, agishyize mu gituza ati ngaho dukureho kiza cyabaye imbere, ati ngaho dusize kiba kizize. Ati ibyo nutabikora nuzubagire imbere uzagere mu ruzi rwawe ugaha amazi yawe, nuyageze imusozi ayo ufite imusozi azarinda amaraso. Basa ati nubameze ati kindi dore mwene se Aroni ajya gusangira kwiba byo y'abantu. Ikibazo dore ikibazo basaba kiri ku murongo wa 13. Mose abagira ikibazo arangije abasimana arabibaza nigera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana basakuza baje abantumyeho bakambaza bati twande nzasubiza iki? Yesu ashimwe. Mwana wize Imana yagenje yabantumyeho bagatambaza ngo Imana yikamye. Ni ikibazo cyane bari kibazo none nzasubiza mu ndetse n'ubwo Imana basakuza abantu yabantumyeho bari mu ndetwa bari kwibabarira bafashe abana babo bari babajugunye mu ruzi inkoni zirabarebeje ntabwo bakiryama ntikiruhuka. Mbere nagenda n'ubabwira ngo Imana yegeze bazambaza ngo Imana yitwane Yesubize. Dore igisubizo Imana yamuhaye. Imana yaramubwiye ngo n'uwo ni we. Haleluya. Uzababwire ngo yarambwiye ngo n'uwo ni we kandi abo tuzabwira Abisirayeli uti niho yabantumyeho. Haleluya. Yaragira afite ubutumwa bw'uwitwa niho. Uyu kuba ariho yahozeho ariho kandi azahoraho. Witwa niho yabantumyeho. Bagombaga gutegera amatwi amagambo y'uwitwa niho. Mose yarabazaniye inkuru nziza. Inkuru nziza yarabazaniye ni uko uwitwa niho abahoza hano kandi atigeze abibagirwa. Muri icyo gihe Uwiteka yajya kubakura mu muriro yarangiza akabajyana mu gihugu cy'isezerano, kandi bizajya muri iki gihe natwe Uwiteka yajya kudukura muri iyi si y'ibyago akatujyana muri Kanani yo hejuru. Niyo mpamvu inshuti zanjye uwitwa niho yabantumyeho. Kandi muri iki gihe nanone Uwiteka yaduhaye ubutumwa bw'umwihariko bugomba kubwirwa abari mu burerwa bakeneye kwerekwa Yesu ari umucuruzi wabo. Hari abantu bafite amaganya, badafite ibyiringiro, bibera mu byabo bigotomera n'abanywa amazi. Abo ngabo Uwitwa niho yabagutumyeho ngo ugende babwire ngo hari umucuruzi w'isi. Ni uwuhe
ubutumwa tugomba kubabwira. Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 ku murongo wa 15, umugabo witwa Mose mbere y'uko asoza urugendo rwe, Imana yamuhaye indimi zo kwandika amategeko mu rurimi rushya. Maze ibyo yandikaga amateka n'amategeko y'Imana, yageze aha arandika arababwira ngo Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri twe, kandi muri bene wabo azaba n'uzumvira. Iri sezerano ryagaragazaga yuko muri bo hazakomoka undi muhanuzi umeze nka Mose, kandi uyu muhanuzi rero ibyiringiro byacu niwe Mesiya Kristo. Bityo bagombaga kuzamwumvira. Murongo wa 18, Imana yongeye guhamya iti nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe, ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajya ababwira ibyo mutegetse byose, izina ry'Imana rishimwe. Maze igihe cy'imvura cy'isohoye, Yesu amubaguza akabana mu bwoko, wa wundi wagendanye nabo akabayobora mu nkingi y'igiti, akabayobora mu nkingi y'umuriro, wa wundi wagendanye nabo akabambutsa inyanja itukura, wa wundi wagendanye nabo akabaha amazi, wa wundi wagendanye nabo akabaha imitsima, wa wundi wagendanye nabo akabaha ubuturo bwera. Ni wa wagombaga kuza akabacungura akazabaha urugendo buhoraho. Uwo nta wundi ni Mesiya, ni Yesu Kristo. Niwe ikeneye, niwe byiringiro byacu. Murongo wa 19, kandi utazumvira amagambo yanjye, uwasanzwe mu izina ryanjye nzabimuhora. Mu yandi magambo, utazumvira ibyo Yesu azavuze byose, Imana izabimuhora, azabona ubugingo buhoraho. Uwitwa Ndiho y'abantu. Abisirayeli rero bamaze kugendera kuri ibi byiringiro, bategereje kuza kwa Mesiya. Bategereje kuza kwa Mesiya, we yagombaga kuza akabaha ibyiringiro. Bityo kuza kwa Mesiya byashyizwe mu ndirimbo, bishyirwa mu buhanuzi, bishyirwa muri gahunda z'urusengero, bishyirwa muri gahunda z'amasengesho, bishyirwa mu miryango yabo. Izina rya Mesiya ryari ahantu hose, baba bafite ibyiringiro by'uko Mesiya azaza. Nyamara ubwo Mesiya yazaga, ntabwo babashije kumenya. Ikibazo turibaza, kubera icyo batamenye ko Mesiya yaje, kandi ibyo byiringiro byabo ari we biriho. Iyo niyo yarabatumye, kuki batamenye? Hari ibintu bigera kuri bibiri byatumye Mesiya azaza bamumenye. Icya mbere, Abisirayeli ibyiringiro byabo babihanze mu gukomera mu by'isi. Yesu yaje, Abisirayeli bashaka gukomera, bashaka kuba ibihangange mu gukomera mu by'isi, maze uwitwa Mesiya aje bamufata nk'insuzugurwa. Yesaya 53 ibirasohoye, bamufata nk'insuzugurwa. Cya kabiri cyatumye batamumenya, bamaze kwinjira i Kanani bavuye mu butayu, batashitse ku mategeko y'Imana, nuko barangiza bakurikiza inzira z'abapagani, bisangishije n'abapagani, barya nk'ibyo abapagani barya, basenga nk'ibyo abapagani basenga, bakavuga nk'ibyo abapagani bakora. Na n'uyu munsi akandi itorero ry'Imana rifite ni akangaka: gushaka gukomerwa amashyi n'ab'isi, gushaka gushimwa n'ab'isi, twarangiza tukisanisha n'abapagani tugateshwa ku mategeko y'Imana. Ibi bizatuma Mesiya wacu twategereje nabo agasanga benshi bakamwiteguye. Muri uyu mugoroba, uwitwa Ndiho y'abantu, uwitwa Ndiho y'abantu, uyu witwa Ndiho Imana ikomeye agirwa nawe. Uwitwa Ndiho aratuzi, uwitwa Ndiho azi ingorane zacu zose, ingorane zacu zose, kandi uwitwa Ndiho arareba imibabaro yacu yose, yiteguye kuducungura akaduvana mu buretwa bw'isi. Uwitwa Ndiho aratuzi twese, kandi Ndiho arashaka nawe. Muri uyu mugoroba mureke twemere iharika ryacu. Uwitwa Ndiho ari gushaka uwo gutuma. Yesaya 6:6 aranditse ngo numva ijwi ry'Umwami Imana riti ndatumanye, ninde wakugendera?
Imana irahamagara ko abamwiza abona kwihurira amaraso y'umwana wawe bagafite ibyiringiro byo kuzabona ubugingo buhoraho, bakaba bamurindagira mu mwijima. None natumanye maze ndavuga nti ninjye bari gutuba. Haleluya. Mbese ko witwa niyo ari gushaka ubatuma, aratumanye, urasubiza ngo ninjye cyangwa ni wowe? Ninjye cyangwa ni wowe? Ese muri mugoroba twakwemera ubutumwa bwanyu tukabugeza ku bandi? None se niba twemeye kugenda, ndibaza ngo ni iki tuzabwira aba bantu? Tuzababwira iki? Aba bantu bari hirya no hino dore ubutumwa tuzaba ni ubutumwa bwo kwizera umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 9, Pawulo aranditse ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwana, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakiza. Ibyiringiro byacu ni Yesu kandi Kristo niwe byiringiro byacu. Yesu Kristo yifuza kudukura mu burere. Uyu mugoroba yifuza kutugira mu mudendezo, akatubatura mu banga bw'icyaha, kandi yishimije mu twindi yifuza kuducyura. Ariko aravuga ati bana igihe mumaze guhurwa cyane, abanyegiputa baramubajije igihe kirekire, ariko ndashaka kubabohora, ndashaka kubacyura nk'abajyana imuhira. Iyi nkuru niyo nkuru dukwiye kubwira abatuye mu isi, niyo nkuru dukwiye kubwira abaturanyi, inshuti zacu, abavandimwe, abo mu ijuru bose bari ku murimo, bahugiye mu kwitegura umunsi wo guhora kw'Imana, umunsi wo gucuruzwa kwa Siyoni. Igihe cyo gutinda kigiye kurangira, ubwoko bw'Imana bugiye gutaha. Turihutira kwegereza igihe Kristo azazira gutwara abo yacunguye ngo abajyane ahantu ajya kudutegurira. Uyu witwa niho ari gushaka abantu be. Abo mu bikorwa bakeneye kubwirwa ko ndiho ari kubashaka, ndiho agutegeka muri uyu mugoroba, ndiho atasiga arimo arahamagara abantu. Nyamara abantu benshi bari guhamagarwa ntabwo bashaka kwitaba irarika ry'Imana. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28, uwitwa niho ari kwinjira, ari kureba indusha ziri hirya no hino, ndetse n'ibyo ntabwo tubarushe. Yanditse kuvuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe, mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsangire n'abaruhara. Mbese muri Kristo turarusha, bararemerewe. Yesu rero arimo arahamagara mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsangire n'abaruhara. Abaremerewe ubuzima bwo muri iyi si, ababuze amahoro mu miryango yabo, babuze amahoro mu kazi kabo, babuze amahoro mu mirimo yabo ya buri munsi, Yesu arahamagara. Ubutumwa bwari buvuga ngo muze amahoro. Kandi murongo wa 29 bavuga ngo mwemere ko bagaragu banyu mungigire kuko ndi umugwaneza kandi nkoreshe mu mitima, maze igisubizo cyo kwemera gusanga ndiho. Murongo wa 29 bakomeza kugira ngo namwe muzabona uburuhuke mu mitima yanyu. Uyu mugoroba mureke dufate icyemezo. Icyemezo dufata ni iki? Icyemezo bw'itorero ry'Imana rifite ibyiringiro muri Kristo tugomba gufata ni iki? Icyo itorero rikeneye muri iki gihe kandi muri ibi bihe biruhije ni ingabo z'abakozi bafite imbaraga nka Pawulo, bitoje kubigira akamaro, bafite uburambe bukomeye mu bintu by'Imana kandi buzuye ukuri n'umwete. Aba nibo akeneye ngo abohereze batwara ubutumwa bwe. Kandi abantu itorero rikeneye ni abantu benshi kandi batambika. Aba bantu barakenewe, abantu batazahunga ibigeragezo n'inshingano, abantu birwara kandi bajya kuri, abantu bafite Kristo mu mitima yabo. Haleluya. Uyu Kristo mu mitima yacu ni iki? Tudafite Yesu nta by'ibindi twaba dufite. Muri uyu mugoroba
badufashe ibyo kugira ngo twitabira ibijyanye arashaka kudukura mu buretwa akatujya iwacu kandi ibyo byo byiza nk'uko insanganyamatsiko yacu ivuga dutegereje igihe isomo risoza Tito igice cya kabiri umurongo wa 13 dutegereje ibyiringiro by'umugisha ariko kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ariyo mana yacu ikomeye kumukiza izina ry'Imana. Dutegereje ibyiringiro byinshi, ibyiringiro by'umugisha. Nta bindi byiringiro dutegereje, nta kindi kintu kimwe gishobora kudukiza ni ugutuza Yesu mu mibereho yacu. Yesu azaba muri iki, Yesu azaba muri wowe, ambere ibyiringiro akubwira ibyiringiro. Nugendana na Yesu ntabwo uzakorwa n'isoni, nugendana na Yesu ntabwo uzasita, nugendana na Yesu ntabwo uzayoba inzira, nugendana na Yesu ntabwo uzaba ubugingo, nugendana na Yesu uzaba ubugingo bwiza.